Tariki 25 Mutarama duhimbaza umunsi mukuru ukomeye cyane muri Kiliziya, umunsi twibukaho ihinduka rya Pawulo Mutagatifu. Turahimbaza kandi abatagatifu Yuventini na Magisimi abahowe Imana, Amarini na Purugisi abahowe Imana, Porojegiti umwepiskopi na Poponi umusaserdoti. Tariki 25 Mutarama duhimbaza ihinduka rya Pawulo Mutagatifu intumwa, hari mu mwaka wa 34 cyangwa 35. Mutagatifu Pawulo yari umuyahudi wo mu muryango wa Benjamini. I Tarisi muri Siriya niho yavukiye. Abaturage baho bose bari Abaromani, n'abatari bo ku buvuke bari barabihawe. Bene wabo Abayahudi bari baramuhesheje inyigisho zikomeye z'icyo gihe, nuko abarirwa akiri muto mu bafarizayi baho bashimwaga. Yari akomeye cyane ku muco mukuru wa bene wabo, yanga amajyambere y'isamara yawuca, bituma yanga inyigisho z'ibyaduka zose zawumuvanaho. Nuko yanga atyo ubukristu bugitangira. Akurikirana gufatisha abakristu no kubicisha, byo kuba yabarimbura munsi abishoboye. Uko yabakurikiranye cyane abafungisha, abakubitisha, iyo yabaga ananiwe guhera ko abicisha, byatumye abasobanuye ibitabo bitagatifu bamwerekezaho iri jambo Yakobo yavuze ku mwana we Benjamini ati: Benjamini ni ikirura cya Kasha. Ariko rero hari n'indirimbo ya gikristu yaranduye icyo gisobanuro, ivuga ko icyo kirura Kasha cyahindutse umwana w'intama. Pawulo atarahinduka ngo agarukire Kristu yitwaga Sawuli. Yari atsimbaraye cyane ku muco mukuru wa Kiyahudi, akazira ubukristu. Batangiye kujujubya no kwica abakristu, arishima, arahaguruka atera aho babakekaga hose. Bamaze kumenesha abakristu b'i Yerusalemu, asaba inzandiko zo kujya gufata ab'i Damasi. Nuko igihe yari mu nzira agiye kugera i Damasi, ako kanya urumuri ruturuka mu ijuru ruramugota, yitura hasi, maze yumva ijwi rimubwira riti: Sawuli, Sawuli, urantotereza iki? Sawuli arabaza ati: Urinde Nyagasani? Iryo jwi rirasubiza riti: Ndi Yezu uwo uriho utoteza. Ariko haguruka winjire mu mujyi, bari bukubwire icyo ugomba gukora. Bagenzi be bari kumwe mu rugendo bari bahagaze bumiwe, kuko bumvaga ijwi ariko ntibabone umuntu. Sawuli arabaduka, nyamara nubwo yaramburaga amaso ntacyo yabonaga. Bagenzi be niko kumurandata, bamugeza i Damasi. Nuko ahamara iminsi 3 atabona, ntacyo arya, nta n'icyo anywa. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 9 umurongo wa 3 kugeza ku wa 9. Sawuli amarana iminsi mike n'abigishwa b'i Damasi, maze atangira adatinze kwamamaza mu nsengero ko Yezu ari umwana w'Imana. Abamwumvaga bose baratangaraga, maze bakabaza bati: Mbese uyu si we wajujubyaga i Yerusalemu abajyaga biyambaza iryo zina? Hanyuma se ntiyazanywe ino no kubaboha kugira ngo abashyikirize abatware b'abaherezabitambo? Ariko Sawuli arushaho gukomera, agatsinda impaka Abayahudi batuye i Damasi, abemeza ko Yezu ari we Kristo. Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 9 umurongo wa 20 kugeza ku wa 22. Pawulo yakomeje gusenga cyane, ashimira, avuga ati: Ndashimira cyane Kristo Yezu umwami wacu, wampaye imbaraga, kuko yasanze nkwiye kwizerwa, maze akantorera kumukorera. Ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Timoti, umutwe wa 1 umurongo wa 12. Inama twamukomoraho niyo kutagira ubwo usiba gusabira abanyabyaha.
abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi: i Antioche turahimbaza abatagatifu Yuventini na Magisimi bapfiriye Imana ku ngoma ya Yuliyani umuhakanyi. I Marshiyami mu Bufaransa turahimbaza mutagatifu Poponi umusaserdoti, yabaye ikirangirire kubera ibitangaza bikomeye yakoraga. I Clermont-Ferrand mu Bufaransa turahimbaza abatagatifu Purugisi na Amarini bahowe Imana. Purugisi yari umwepiskopi, nawe Amarini ari umusaserdoti, bombi muri uwo mujyi. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na komisiyo y'itumanaho ya Paroisse Crete Congo Nil. Murabyumva mu ijwi rya Andre ku bufatanye na Holyland TV Rwanda. Mugira amahoro.